Ikaze nanone ku buzima Info Clinic, aho tujya kuganira ku byiza bigera kuri 15 byo gukoresha gombo cyangwa se okra, ndetse nanone burya gombo abantu benshi murayizi kubera ko amazi ya gombo bivugwaho ko agira ibyiza bitangaje haba ku bagore ndetse no ku bagabo. By'umwihariko rero muri kino kiganiro tugiye kuvuga ibyiza cyangwa se akamaro ko gukoresha gombo, haba amazi yayo cyangwa se kuyirya uyitetse, ibyiza bigera kuri 15 haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Gombo ubundi izwi ku mazina ya okra, ladies finger cyangwa se bindi, ikaba ari ikiribwa cyangwa se ubwoko bw'imboga bwiza cyane cyane bukomoka mu bihugu byo muri western, byo mu burengerazuba, usanga ifite akamaro gatangaje ku buzima bwa muntu. Bikaba bizwi ko ari nk'amazi ya gombo yongera ubushake bwo gutera akabariro ku bagore, ikanatuma bagira ububere buhagije. Ariko burya si ibyo gusa, kuko no ku bagabo niko bigenda, nabibongera ubushake buhagije cyangwa se bwinshi bwo gutera akabariro, bigatuma bitwara neza mu gitanda. Si ibyo gusa, kuko burya hari n'ibyago byinshi gukoresha gombo bigabanya cyangwa se ibyago igabanya byo kwibasirwa n'indwara nyinshi kandi zahaza ubuzima bwa muntu. Tudatinze rero reka turebe hamwe ibyiza 15 cyangwa se akamaro kagera kuri 15 ko gukoresha ko kurya gombo cyangwa se kunywa amazi ya gombo, haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Ibyiza biza ku mwanya wa mbere byo gukoresha gombo cyangwa se kunywa ji yayo, nuko burya ituma digestion ibyo twariye ikorwa neza, ndetse ikagaba ishobora no kuvura indwara ya constipation, ikaba ari indwara y'impatwe aho umuntu yituma bimugoye. Gombo uzayitegereze izaba ibimeze nk'irimo ibimeze nk'ururenda, ndetse n'amazi yayo niko aba ameze. Ibi rero bikaba byoroshya umusarani, bigatuma umuntu abasha kwituma neza mu gihe yafunze, kuri uyu muntu aba atituma cyangwa se yarafunze yarafunganye mu gihe amaze iminsi atituma, cyangwa se yakwituma hakaza duke cyane. Gombo rero ivura indwara ya constipation ku kigero kiri hejuru, yewe no kurusha imwe mu miti ishobora gukoreshwa kwa muganga mu kuvura izo ndwara. Ukoresheje amazi ya gombo watandukana n'icyo kibazo cya constipation. Gombo nanone ishobora koroshya risque cyangwa se ubukana bwa hemorrhoide. Nanone burya gombo ishobora gutuma ubasha kubona umusarani uhagije, ndetse ikaba ishobora no kuvura no kukurinda zimwe mu ndwara zifata mu nzira zigogora, nko kugubwa nabi n'ibyo wariye, ndetse na zimwe mu ndwara zifata mu gifu cyangwa se zishobora kuhatera ibibazo. Indwara zo ku mwanya wa kabiri cyangwa se ibyiza biza ku mwanya wa kabiri byo kurya gombo, nuko burya ishobora gufasha umubiri wacu mu kuringaniza no kugenzura ikigero cy'isukari yo mu maraso. Cyane cyane ibyo bikaba ari byiza cyane, ikaba ari imboga nziza ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete, kubera ko gombo dusangamo ibyitwa fibre, tugasangamo ibyitwa polyphenol, tugasangamo ibyitwa flavonoid, ndetse nanone ikaba dusangamo ibyitwa myostatin. Ibi byose bikaba ari ingenzi cyane mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara ya diyabete, ndetse bikaba binagira uruhare rwiza mu kugabanya ikigero cy'isukari no mu maraso ku bantu bafite uburwayi bwa diyabete. Muri make iyo wariye gombo cyangwa se imboga za gombo, ntabwo ari ikiribwa gihita kizamura isukari mu maraso ngo ibe nyinshi, ndetse ni imboga nziza z'amahitamo meza ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diyabete. Kandi kurya gombo byongera ibyitwa insulin sensitivity, n'ubushobozi bwo kuba insulin ishobora kugabanya ya sukari mu maraso ikajya mu kigero cyiza. Nanone burya gombo ifasha mu kubungabunga ibiro byawe. Ibyo bikaba ari byiza cyane kuko utagira umubyibuho ukabije, ibyo bikagabanya ibyago byo kuba washobora kurwara indwara ya diyabete. Ibyiza biza ku mwanya wa gatatu byo kurya gombo, haba ku bagabo ndetse no ku bagore, ni uko igabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, ndetse ikagabanya n'ibinure bibi bishobora gutera uburwayi byo mu mubiri. Cyane cyane nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, imboga za gombo cyangwa se amazi ya gombo agabanya ibyitwa cholesterol mbi mu mubiri, ndetse ibyo bikaba ari ibinure bishobora kudutera uburwayi no kwibasirwa n'indwara z'umutima. Nanone burya gombo kuyirya cyangwa se kunywa amazi yayo bigabanya ibyitwa triglyceride mu mubiri. Triglyceride nabwo ni ubwoko bw'ibinure bibi bishobora kuboneka mu mubiri. Nanone burya gombo ikanatuma amaraso abasha gutembera neza. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, gombo kuyirya haba ku bagore ndetse no ku bagabo, bose ibyago byo kwibasirwa n'indwara bigabanuka ku kigero kingana. Ndetse nanone bikaba ari byiza cyane nko kuyirya ku bagore bageze mu gihe cya menopause, kuko binatuma umusemburo witwa estrogen ukomeza kuba mwinshi, kandi ibyo bikaba binagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, kuko iyo estrogen yagabanutse ku bagore bageze mu gihe cya menopause, ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima biriyongera.
Ibyiza biza ku mwanya wa kane byo kurya gombo ku mubiri wa muntu cyangwa se haba ku mugore ndetse no ku mugabo, ni uko burya igufasha mu gutakaza ibiro cyangwa se mu kubungabunga ibiro byawe bikajya mu kigero cyiza, cyangwa se nanone bikagwa mu kigero cyiza ntugire umubyibuho ukabije. Burya ugomba kuyirya cyangwa se ukara kuyirya bituma wamara igihe kinini uhaze, nko mu gihe wayiriye ari nk'imboga cyangwa se wanyweye amazi yayo, bikagabanya ubusambo ushobora kugirira ibirimo amavuta menshi ndetse n'amasukari, bigatuma digestion y'ibyo wariye ikorwa neza ndetse na elimination yabyo igakorwa neza, bigafasha mu kugenzura ikigero cy'isukari ndetse no kurinda ko ibinure bibi bishobora kuba stored mu mubiri. Nanone bikaba bishobora no gutuma intungamubiri zimwe na zimwe zikamurwa neza mu byo twariye zikinjira mu mubiri. Ibyo bikaba ari ingenzi rero mu gutuma tugira ubuzima bwiza ndetse no kubungabunga ibiro byacu ntibibe byinshi ngo ujye mu mubyibuho ukabije. Ibyiza biza ku mwanya wa gatanu byo kurya gombo ni uko burya ari nziza ku mugore utwite, aho irinda cyangwa se igabanya ibyago by'uko umwana uri mu nda ashobora kuvukana ubusembwa cyangwa se ubumuga, ikanatuma umwana uri mu nda akura neza. Burya gombo ni nziza ku bagore batwite ndetse burya by'umwihariko hari uruhare cyangwa se hari ibyiza igira ku mwana ndetse no ku mugore utwite, aho ku mwana irinda ibyitwa neonatal defects, cyane cyane ni nk'ubusembwa umwana ashobora kuvukana, burimo kuba ashobora kuvukana agatwe gatoya ari nabwo bwitwa anencephaly, cyangwa se kuvukana nk'inyonjo cyangwa se uruti rw'umugongo rudateranye neza aribyo byitwa spina bifida. Usanga nyine gombo igabanya ibyago byo kwibasirwa n'ubwo burwayi cyangwa se n'ibyo bibazo umwana ashobora kuvukana. Gombo nanone ituma umwana uri mu nda abasha gukura neza cyane cyane mu gice cy'ubwonko, igatuma intete z'amaraso ziyongera. Ibyo bikaba ari byiza ku mugore kuko atagira ibibazo by'amaraso make. Gombo nanone ituma ibyago byo kuba inda ishobora kuvamo bigabanuka ku kigero kiri hejuru. Nanone burya gombo ikagabanya ibyago byo kuba dushobora kugira ibibazo bya anemia cyangwa se by'amaraso make ku mugore urya gombo mu gihe atwite. Indwara iza ku mwanya wa gatandatu cyangwa se ibyiza biza ku mwanya wa gatandatu kurya gombo byakurinda haba ku bagore ndetse no ku bagabo, ni uko burya ituma ubwiyongere cyangwa se fertility cyangwa se uburumbuke bwabo bwiyongera bukagenda neza. Burya nk'umugabo utabyara cyangwa se umugore ufite ikibazo cyo kutabyara, hari igihe fertility ye iba yari hasi bitewe n'impamvu zitandukanye, nko ku mugabo ashobora kuba afite intanga zidakomeye cyangwa se karite y'intanga zitameze neza, no ku mugore imwe mu misemburo wenda ayibura cyangwa se ifite ikibazo. Ariko ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze kurya gombo bituma fertility haba ku bagore ndetse no ku bagore yiyongera, cyane cyane bigaterwa na flat ituma umugore ashobora gutwita. Ibi byitwa antiogusida bituma nanone igi cyangwa se intangabo zibasha kumera neza ndetse n'igi ry'umugore. Vitamine C n'ibyitwa flavonoid dusanga muri gombo bituma imisemburo isubira ku murongo, cyane cyane ibyo bikaba ari umwihariko ku bagore. Nanone ku bagabo gombo ituma ibonekamo zinc nayo ikaba ari ingenzi mu kuzamura umusemburo witwa testosterone. Ibyitwa antiogusida dusanga muri gombo bituma sperm quality cyangwa se ubwiza bw'intangangabo bwiyongera zikabasha no kugenda neza. Muri make ibyo bikaba bishobora gutuma utandukana n'ibibazo byo kutabyara cyangwa se kubura urubyaro bitewe gusa no kurya gombo. Ibyiza biza ku mwanya wa karindwi byo kurya gombo ni uko burya ikomeza amagufwa, ikanagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara yo kumugwa kw'amagufwa izwi nka osteoporosis. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, gombo ibonekamo vitamine K, ikabonekamo calcium ndetse na magnesium, ikaba ari imyunyungugu y'ingenzi ifasha mu gutuma amagufwa yacu akomera. Kurya gombo bituma ugira amagufwa akomeye, bikagabanya ibyago byo kuba ushobora kuvunika bya hato na hato mu buryo wagira fracture iri pathological. Nanone burya kurya gombo bituma joints cyangwa se aho amagufwa ahurira atagira ubuzima bwiza, amagufwa ntagire ikibazo. Nanone burya ku bagore bageze muri menopause, gombo igabanya ibyago byo kuba amagufwa yabo ashobora kuvunika cyangwa se kumungwa. Ibyiza biza ku mwanya wa munani byo kurya gombo cyangwa se kunywa amazi yayo ni uko burya ituma tugira uruhu rwiza haba ku bagabo ndetse no ku bagore, kandi ikagabanya n'ibyago byo kuba ushobora gusaza ku muvuduko uri hejuru. Ahanini ibyo bigaterwa na vitamine C dusanga muri gombo ituma umubiri wacu ukora collagen ihagije. Tugasanga ibyitwa antiogusida bigabanya ibyago byo kuba uruhu rwacu rwakwangizwa n'amareyo ultraviolet. Nanone burya gombo ituma umubiri wacu ugira amazi ahagije mu gihe tuyirya, na vitamine A dusanga muri gombo nayo ikagira uruhare rwiza mu gutuma tugira uruhu rwiza. Ibyo bigatuma rero mu gihe urya gombo bikurwanya iminkanyari kuri wowe, bikaba bishobora gutuma ugira uruhu rwiza rukeye kandi runoze. Ibyiza biza ku mwanya wa 9 byo kurya gombo ni uko burya ishobora gutuma ugira umusatsi mwiza kandi umusatsi wawe ugakora neza.
Burya gombo ituma umuntu ashobora kugira umusatsi mwiza mu gihe ayirya, ndetse burya ufashe n'ariya mazi yayo ukagenda uyakaraba mu musatsi cyangwa se uyakuba mu musatsi, bishobora gutuma ugira uruhu rwiza, umusatsi mwiza, ndetse umusatsi wawe ntucikagurike ukanakomera, ukabasha no gukura neza mu gihe urya gombo cyangwa se mu gihe unywa amazi ya gombo. Ibyiza biza ku mwanya wa 10 byo kurya gombo ni uko burya yongera immunite cyangwa se resiperi y'umubiri, ikaha n'ubushobozi umubiri wawe mu bushobozi bwo guhangana n'uburwayi ushobora kurwara cyangwa se guhura nabwo. Ibyo bigaterwa ahanini na vitamine C, umunyungugu wa zinc, ibyitwa polyphenol n'ibyitwa antioxidants dusanga muri gombo, aho bituma umubiri wacu ubasha gukora abasirikare bahagije b'umubiri white blood cells, ikagabanya ibibazo bya inflammation, igaha umubiri ubushobozi bwo kurwanya udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, two mu bwoko bw'amavirusi, two mu bwoko bw'amafungi. Nanone ikaba bishobora gutuma ubasha gukira vuba mu gihe urya gombo. Ibyiza biza ku mwanya wa 11 byo kurya gombo cyangwa se kunywa amazi yayo ni uko burya irinda umwijima wacu, ikanawufasha mu gusohora imwe mu myanda cyangwa se ibinyabutabire bidakenewe mu mubiri. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, burya gombo kuyirya cyangwa se kunywa amazi yayo bituma umwijima ukora neza, bikihutisha elimination y'amatoxines ari mu mubiri, bikagabanya ibyago bimwe na bimwe byo kwibasirwa n'indwara zifata umwijima. Nanone bikaba bishobora gutuma umwijima wawe ukora neza. Ibyiza biza ku mwanya wa 12 byo kurya gombo ni uko burya igabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri, kandi inflammation chronique ishobora gutera ibibazo by'amarthritis cyangwa se arthritis, ishobora gutera ibibazo by'indwara z'umutima, ishobora gutera diabete, ishobora gutera obesité, ndetse n'indwara ziri autoimmune. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, kurya gombo bishobora gutuma nk'abantu babyimbye mu mavi cyangwa se ababaza, ibyo bibazo bigabanuka cyangwa se ibimenyetso bikoroha. Bishobora gutuma abantu barya gombo babasha gukira vuba, nko mu gihe wakoze siporo zivunanye ukabasha gukira vuba. Muri make gombo ni nziza ku bantu nk'abo ngabo. Ibyiza biza ku mwanya wa 13 byo kurya gombo ni uko burya ituma amara akora neza, ndetse nanone ikaba ari nziza cyane mu gutuma igogora ibyo twariye rikorwa neza, ndetse no kurinda udukoko tumwe na tumwe dufasha mu igogora, dufasha no gucagagura ibyo twariye no kugira ngo bikamurwemo intungamubiri zimwe na zimwe. Kuko bigaragazwa n'ubushakashatsi, gombo ishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara za gastrite cyangwa se amalcere gastrique, ikaba ishobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ya colon, ndetse nanone ikaba ifasha umubiri wacu mu gukamura no kwinjiza zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi umubiri ukenera. Indwara ya 14 cyangwa se ibyiza biza ku mwanya wa 14 byo kurya gombo ku mubiri wa muntu ni uko burya igabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara bifata ubwonko, cyangwa se nanone igatuma ubwonko bwacu bukora neza, ikanatuma bubasha kwibuka. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi, muri gombo dusangamo ibinyabutabire byitwa antioxidants, cyane cyane ibyitwa flavonoids. Ibyo bikaba bigira uruhare rwiza mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa na zimwe mu ndwara zifata ubwonko, cyane cyane zatewe no gusaza, zirimo nka Alzheimer cyangwa se dementia. Nanone burya gombo kuyirya haba ku bagabo ndetse no ku bagore ituma ubwonko bwabo bubasha kwibuka, ikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'izo ndwara ziterwa n'ubusaza ariko zifata ubwonko. Ibyiza biza ku mwanya wa 15 byo kurya gombo ni uko haba ku bagabo ndetse no ku bagore, ni uko burya ifasha mu kubaransa, gushyira ku murongo ikigero cy'amahormone, cy'imisemburo iri mu mubiri ariko mu buryo buri naturel. Ibyo bikagira uruhare rwiza mu gutuma bagira mood nziza, haba ku bagabo ndetse no ku bagore. Bikagira uruhare runini mu gukosora abagore, ikibazo cyo ku bagore bajya mu mihango nabi, ikaba ishobora kuvura ibibazo bya infertility, ikaba ishobora gukemura ibibazo byo kugira libido nkeya, ikaba ishobora no kuvura ibibazo bimwe na bimwe bifata ku ruhu nk'amakine. Kurya gombo rero haba ku bagabo ndetse no ku bagore, cyangwa se kunywa amazi yayo, bisubiza ku murongo uburyo bajya mu mihango ku bagore, ikaba ishobora kubavura ibibazo byo kuribwa mu mihango mu gihe bibabaza cyane, ndetse nanone ikaba ishobora koroshya zimwe mu ngaruka mbi za menopause. Ku bagabo noneho ho isubiza ku murongo ikigero cya testosterone, ukaba ari umusemburo wa kigabo. Nanone burya ku bagabo igatuma babasha kororoka ndetse no kumera neza mu gihe bararya cyangwa se banywa amazi ya gombo. Gombo rero hari uburyo bubiri ushobora kuyikoresha. Ushobora kuyitekamo amazi cyangwa se kuyakoramo amazi. Twanakoze ikiganiro kuri iyi channel, wabonaho uburyo wategura amazi ya gombo. Nanone ushobora no kuyiteka imboga zisanzwe nk'uko warya imboga zisanzwe. Gombo ushobora kuyigura mu masoko atandukanye, hirya no hino mu masoko gombo wayibona, cyangwa se okara wayibona rwose. Ni imboga cyangwa se zishobora kuboneka hirya no hino mu masoko menshi. Urababwira uti nshaka gombo, barayibona cyane cyane muri aya masoko
yo mu mujyi hose aba irimo, n'ayo mu nkengero yose ziba zirimo, ndetse n'ayo mu byaro amwe n'amwe gombo ziba zirimo, ubundi ukaba ukemuye ibibazo byinshi bishobora kugufata haba ku mugabo ndetse no ku bagore, mwese mukwiye kuyirya ku kigero kingana. Gombo ubundi ishyirwa mu biribwa byitwa medicinal superfood cyangwa se ibiribwa bivura ariko biruta ibindi byose, biri superfood cyangwa se biri superfood muri make rero, kubera ibyiza ndetse n'akamaro igirira umubiri wa muntu. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe, nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi bibyandika hagenewe kujya comment. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa, tugatanga n'ubujyanama ku buzima